isi n'ijuru nta mubabaro n'urupfu Imana izanagura amarira izavana umubabaro Imana izanagura amarira izavana umubabaro igihe gito gifite umuruho Mana ishobora byose, Mana itwitaho, Mana idukunda, Mana yaturemye, turagushimiye. Ijambo ryawe riravuga ngo mu bibaho byose ushime kuko niwe waturemye, niba turiho kubera ko wabishatse, kandi niyo dupfuye mwami ni uko uba wabishatse, ni uko ku bushake bwawe mwami harimo ibidukomerera n'ibitworohera, ibidushimisha n'ibishobora kubabaza ubugingo bwacu. Niyo mpamvu mwami tutagandira ibyo ushaka, niyo mpamvu mwami tutakubuza gukora ibyo ushaka, ndetse nta n'uwakubaza ngo uragira ibiki. Iyo uhagurutse kugira icyo ukora mwami ugikora nk'Imana. Turagushimiye rero mwami, nubwo ibyabaye bitubabaje ariko tugushimiye ko turiho tukaba tubibona, kandi tugushimiye aka kanya tugezemo. Gusa ndakwinginze Mana ngo ukomeze imitima yacu, utugirire neza mu mitima yacu, duhumurize kuko nta wundi wabishobora. Nta muntu wagera ku mutima w'umuntu ngo abashe kumuhumuriza, ahashyira ibishobora kumuhumuriza. Ni wowe wenyine, ni wowe wabishobora, ushobora gufasha imitima ibabaye ndetse n'umutima ukomeretse. Ni wowe uwukiza, umutima ushonje urawuhaza. Uri Imana nziza rero, ndagusabye rero ngo ube hano Mana yacu, ube hano, imitima yose uyigenderere, ko tuzi neza ko iyo utugendereye mwami hari icyo utunganya mu bugingo bwacu. Ntabwo bitworoheye ariko mwami nuza uradufasha. Ngwino ubane natwe, ube hagati muri twebwe, ibyo dukora byose bibeho bikurikiranye n'ubushake bwawe. Ni wowe utegura ubukwe, ugategurira umuntu wese ubukwe bukwiriye mwami. Niyo mpamvu mwami tuzi neza ko uri hano kugira ngo udufashe twese. Mana ndagushimiye kubw'ababonetse hano, ndagushimiye mwami kubw'abandi bandi uri burinde bakadusanga. Ibyo byose mwami bikorwe nawe. Bana natwe rero udufashe, abaririmba ubafashe, uvuga ijambo ryawe nawe umufashe mwami. Gahunda zose ziba hano zibeho zikurikiranye n'ubushake bwawe. Tubisabye byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ntabwo tuzihindura, ni kwa kundi twazibabwiye. Turaza kugera ku rusengero saa 6:30. Ubwo hagati ya saa 6:30 n'iyi saha ibikorwa gutegereza imodoka ziza kudutwara. Hanyuma nanone tugiye gutanga umwanya mu kanya turaza gutanga umwanya w'ubuhamya ku muntu wabanye uwo ari we wese ushoboye kuba hari icyo yavuga kuri Didier. Babanye mu buhamya, nawe turaza kumuha umwanya. Ngira ngo nsabe neza abe ahari araza kwitegura nawe araza kugira icyo atubwira. Hanyuma igice cya hano niturangiza ubwo buhamya, hano turaza n'ubundi gukomeza. Hari abandi bari buze gukomeza kuvuga ku buhamya. Nagira ngo mbabwire ko nubwo tubabaye, nubwo twatunguwe, ariko Imana yo ntibyayitunguye, kandi hari icyo Imana yabitegujeho, hari icyo Imana yakoze, hari icyo Imana yabivuzeho, kandi Imana yo ni Imana nziza. Dusenga Imana ivuga rero, niyo mpamvu tugira ibyiringiro. Nubwo tubabara ariko ntitubabara nk'abatagira ibyiringiro. Tugira uko tubabara ariko tukagira nanone no guhumurizwa kuvuye kuri Kristo Yesu, kubera ko dufite ibyiringiro muri we yuko hari igihe kimwe hazabaho umuzuko w'abapfuye. Natwe
abazaba bakiriho cyangwa se natwe hari igihe tuzaba twarapfuye, tukazazuka tukongera tugakorana hamwe tugataha ubukwe bw'umwana w'intama ari we Yesu Kristo. Bituma rero twumva dufite ibyiringiro, tukumva dukomeye yuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kugenda kwiyongeranya kuturemera ubwiza tuzabona nyuma yuko tuvuye mu mubiri. Kubw'ibyo rero ndagira ngo mbabwire ngo muhumure, mukomere, mwihangane, ni by'akanya gato, hari igihe kizagera mu gihe kiri imbere tukajya mu gihugu cyo mu ijuru twese tugataha ubukwe bw'umwana w'intama. Tugiye rero gukora igikorwa cyo kuririmba. Tugiye kuririmba, turaririmbira hamwe, dutera indirimbo turaririmbira hamwe. Hari abana b'abakobwa bashobora kudufasha kuyitera, twese turirimbe kugira ngo tuzamure ibyiringiro byacu ku Mana, kuko Imana yacu hari ibyo yadusezeranije, Imana yacu hari ibyo idukorera, Imana yacu hari ibyo izadukorera. Bityo rero dukwiye kuyiririmbira, tukaririmba mu gihe nk'iki, indirimbo zikwiriye igihe nk'iki, kugira ngo zitwongeremo ibyiringiro. Hanyuma buri muntu wese atekereze ngo mbese jyewe igihe cyanjye nk'iki nikigera bizaba bimeze gute? Mbese igihe cyanjye nk'iki nikigera nzaba nagiye hehe? Mbese bizaba byagenze gute? Mbese nzaba ngiye mu gihugu cyo mu ijuru? Ukabitekereza, ese nzaba niteguye kuba imbere y'Imana, Imana imbara nk'umuntu witeguye kuba nakwimuka nkajya aho Imana ishaka? Icyo gihe mu kuririmba ubitekerezeho, hanyuma utekereze no ku iherezo ryawe. Reka turirimbe indirimbo ya 218 mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Iravuga ngo kubana na Yesu iteka mu ijuru bidutera umunezero bikatwishimisha. Nagira
bifite kubabazwa mw'isi ijuru nta mubabaro n'urupfu Imana izanagura amarira izavanaho umubabaro wose Imana izanagura amarira izavanaho umubabaro wose. Abakozi cyane abaririmbyi ariko gitegereje umushumba w'itorero yari arimo Bishop uri Murenzi cyangwa se undi yatuma atubwiye ko ari mu nzira azabanje aramukora ariko araje basaba abaririmbyi bongere baririmbe nanone hanyuma tube tumutegereje gato. Uzaba waravuyeho twambaye ubudapfa turabyizera kandi tugembezwa n'ijambo ry'Imana kuko habayeho hategetswe urupfu rukaza niko none n'umuzuko w'abapfuye uzabaho tukongera tukabaho. Bibiliya iravuga ngo ababuze ababo bazongera babasubizwa ari bazima. Ibi byabaye kuri uyu mwana wacu watuvuyemo burya byatunguye abantu ariko ntabwo byatunguye Imana kuko Imana ibibizi byose. Kuko twanditse mu ijambo ry'Imana Imana iri mu muntu kamugiye anyuze muri iyi nzira buri wese azanyura hano. Icyo kuri twebwe no kwitegura tukavuga ngo turabizi neza yuko umubiri upfa uburiho ubabara ubaho urwaye ubaho ariko tubimenye neza ngo igihe kizagera abantu bambara ubudapfa ngo urupfu ruzaba rumurwe no kunesha. Reka muri iki gihe rero turimo dukenyere duhagarare twizere Imana kwiriho twizere ijambo ryayo ko ari ukuri asigaye dutegereze kugaruka kwa Yesu umwana w'Imana ataranujya aho umuryango ugiye atazahaba kubera imyitwarire ye kandi ashobora guhindura. Burya imyitwarire yacu ko yameze kose birashoboka ko Imana yayihindura. Birashoboka rwose imyitwarire yanjye guhinduka ukayoberwa uko byagenze. Abari banzi hariya hirya no hino bambura bagasanga sigewe kuko hari cyampinduye hari icyo namenye ubuzima mushyira hirezo bwa none aha none ntagiye gutegura ubw'igihe kizaza. Rero bavandimwe reka twe kubabara nk'abadafite ibyiringiro tugira ibyiringiro yuko ababuze ababo bazongera bakabasubizwa kandi uyu mubiri upfa kwiriye kuzambara kudapfa. Imana iravuga ngo azahaguruka mu ntebe ye aduhanagura amarira twaririye mu isi. Bavandimwe ko turize ko duhurize ukaba ufite umubyeyi kumva gukuweho umwana gukuweho iyi isi tuyihora mu marira ariko ijambo ry'Imana tubwira ngo Yesu nagaruka azishira ku ntebe ye aduhanagura amarira twaririye mu isi. Ngo maze ababwira ngo bazababona benshi mirongo myinshi iteye iruta abangaba ngo bariya bavuye he ati bareke bansange nabavuye muri yasi y'umubabaro. Ibyo ndabitegereje kandi ndabyizeye. Mana yanjye komeza ujye umfasha utaramire neza icyumbwira mpore nizeye ijambo wambwiye sinkabure ku mbaraga zawe no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe umpa imbaraga ko buntu bwawe ugeze igihe uzaza umpa imbaraga ko buntu bwawe ugeze igihe uzaza kunjyana. Mana yanjye komeza ujye umfasha utaramire neza icyumbwira mpore nizeye ijambo wambwiye
sinkabo yakumbara